nongeye kubasuhuza inshuti bakunzi ba NG Empire, nizere ko mumeze neza kandi muri amahoro aho muri hose nkuko nsanzwe mbibifuriza kuri uyu munsi w'itariki 26 z'ukwezi kwa munani umwaka w'2026 aho muri hose hirya no hino mukomeze kugubwa neza kandi mukomeze kugira impagarike n'ubugingo. Ni ya makuru rero nkuko nkunda kugenda nyabagezaho. Uyu munsi tugiye kongera kugaruka ku Burundi, muri aka karere Uburundi bukomeje guhura n'inkongi z'umuriro mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko mu by'ukuri nta kintu guverinoma ibivugaho, nta nubwo igaragaza impamvu iri gutera izo nkongi, ariko mu by'ukuri ibinyamakuru bimwe na bimwe bigenda byicukumburira kandi bigenda byishakira amakuru yimbitse. Bigaragara ko rero iki kibazo gikomeje guteza impagarara mu Burundi, muri Bujumbura hakomeje kuba impagarara kubw'iki kibazo. Nkuko mumaze iminsi mubibona, narabiberetse, nagiye mbibereka, byahereye ku bubiko bw'imbunda, biva ku bubiko bw'imbunda bijya ku masoko, biva ku masoko bijya ku nyubako ziremereye, biva ku nyubako ziremereye z'ubucuruzi, birongera kandi bikomeza amasoko. Ubushize narabibabwiye no ku munsi w'ejo narabibabwiye, ndababwira nti nibitigwaho nibidakurikiranwa n'inzego z'ubuyobozi bw'u Burundi, ndetse bazabona cyangwa se hazakurikiraho n'izindi nyubako z'ibikorwa runaka nk'amavuriro, ndetse mushobora no kuzashiduka mubonye na perezidanse ya perezida ko ifashwe cyangwa se ifashwe n'inkongi y'umuriro, n'ibititaho ngo bikurikiranwe nk'uko bikwiriye kuba bikurikiranwa. Nakunze kubabwira perezida w'u Burundi yakunze kugaragara yikoma igihugu cy'u Rwanda, ndetse akunda kugaragara mu mvugo zitandukanye avuga ko igitero cyose azagabwaho yiteguye kukirwana kandi akakirwana yivuye inyuma. Nyamara mu by'ukuri hari ubwo perezida w'u Burundi Ndayishimiye Evariste yikoma igihugu gituranyi cy'u Rwanda, ariko yirengagije ko mu mashyamba afite imitwe ibiri kandi ikomeye imurwanya mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ikindi cya kabiri yirengagiza kandi gikomeye, yirengagiza ko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyangwa se mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Ndayishimiye yahohereje igisirikare kurwanya umutwe w'inyeshyamba wa AFC M23. Uyu munsi ukunze kurega cyangwa se ukunze kwitotomba ko ingabo z'u Burundi ziwubangamira. Uyu munsi uwo mutwe Ndayishimiye arawubangamira, kandi awubangamira mu buryo bweruye kandi bugaragara. Ibyo ngibyo byose ni bimwe mu bintu bishobora guteza ingorane n'ibibazo mu Burundi cyangwa se mu gisagara cya Bujumbura. Ndababwira rero nti Evariste Ndayishimiye yitondere cyane ibyo avuga, yitondere cyane ibyo akora, yitondere cyane kurema amakimbirane mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Rero uyu munsi tugiye kureba ese ni iki kiri kugumya gutera inkongi z'umuriro mu Burundi, mu gisagara cya Bujumbura, mu nyubako, mu masoko, ndetse no mu bubiko bw'intwaro, no mu bubiko bw'intwaro. Ni iki kiri inyuma y'ibi bintu? Rero reka mbabwire, iyi mitwe ibiri Red Tabara ndetse na FNL, iyi ni imitwe ikomeye. Ubushize twaberetse ko ari imitwe yamaze kwihuza. Iyo mitwe nimba yaramaze kwihuza, ese Ndayishimiye yumva ko iyo mitwe yayigendana gutyo gusa? Ndongera ndababwira nti mushishoze murebe. Ndayishimiye genzura, witegereze, urebe mu Burundi mu nzego zose, haba iza gisirikare, haba iz'igipolisi, ndetse haba no mu nzego za leta za gisivili, Red Tabara na FNL bamaze kubakamo ubutasi bukomeye cyane. Ndetse mu gisirikare Red Tabara na FNL harimo abasirikare benshi bayishyigikiye kandi bakorana nayo mu buryo bw'ibanga. Ndongera ndababwira nti igipolisi ntabwo kiri kugenzura, ntabwo kiri gukora umutekano w'umujyi, kuko ntabwo kiri gushyigikira imikorere n'imiyoborere ya perezida Ndayishimiye. Ibyo ngibyo byose suko biri kuba, suko baba batabifitiye amakuru, babifitiye amakuru, ahubwo batanga icyuho cyo kugira ngo ibyo abashaka kunetraliza no guca intege guverinoma ya Ndayishimiye bayica intege, batanga icyuho cyo kugira ngo abo babigereho bashaka guca intege ubuyobozi bwa Ndayishimiye. Ndababwira Ndayishimiye yarinjiye, ariko ntazi uburyo yinjiriwemo, kuko ntabwo imikorere y'inzego ze iri gukora neza. Imikorere y'inzego ze ni imikorere ubona ko idafite imbaraga, imikorere ubona ko idafite aho ihera, nta kikora, ahubwo we yicaye hariya yumva ko umutekano mu gihugu, ariko umutekano mu gihugu ntawo uhari. Ndababwira ni rero mubyitege muraza kubona n'ibindi byinshi bizajya bigenda bikurikiraho. Ikintu rero nababwiye gikomeye, ikintu nasabye Ndayishimiye gikomeye, Ndayishimiye namusabye ikintu gikomeye, ndamubwira Ndayishimiye wowe nka perezida w'igihugu
kura ingabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kura ingabo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Na mwani wikomeza kwageresa uriya mutwe w'inyeshyamba AFCM 23, nukora icyo kintu ukabona ukomeje guhura na agresoma, uzamenye ko nakubeshye. Icyo kintu ugikore wowe Ndayishimiye, wikomeza guhangana n'uriya mutwe wa AFCM 23, kuko uriya mutwe ubwawo ufite icyo urwanira mu gihugu cyawo, mu butaka, ku butaka bwabo bafite icyo bariho barwanira. Uwo barwanya urabarwanya urwanira iki? Icyo ni kimwe. Ugenzure urebe ese igisirikare cyawe ubwacyo gifite imbaraga zihwanye n'izuriya mutwe wa AFCM 23. Ibyo nabyo ubanze ubigenzure, wongere ugenzure urebe ese Leta Itabara na FNL bamaze kwishyira hamwe, izo ubwazo n'imbaraga zamaze kwiyongera kandi zamaze kwiyubaka. Wongere ugenzure ese iyo mitwe yombi yamaze kwihuza, nizihe mbaraga ziyishyigikiye, nizihe mbaraga ziri inyuma. Wibaza utekereza ese nukomeza kwagresa uriya mutwe wa AFCM 23 naho ugatera inkunga uriya mutwe wa Leta Itabara ndetse na FNL, ese urumva urumva uwo mutwe uzawupushinga ukawushobora? Urumva uzawusunika ukawushobora? Ese urumva uzawitambika imbere? Ibyo byose ngenda bikubwira mugende ubishishoza. Namwe abarundi mugende mugenzura, ega mukwiye kugira inama leta yanyu, mukwiye kuganiriza leta yanyu, mukwiye gutanga ibitekerezo, mutange ibitekerezo nk'abarundi. Leta y'u Burundi ikure ingabo zayo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, baze barinde umutekano w'igihugu cyanyu, barinde ibyanyu, barinde abanyu, barinde ubusugire bw'igihugu cyanyu. Ibyo ngibyo ndabibabwira kandi nzakomeza kubibabwira no kubibasubiriramo. Ikintu cyo kurwanya AFCM 23 icyo kizabakoraho uko byagenda kose. Ntabwo kizigera, ntabwo ubutegetsi bwa Ndayishimiye buzigera bubona amahoro mu gihe cyose bwo burwanya AFCM 23. Ikindi mugenzure, murebe, mushishoze. Mugiye gukomeza guhura n'ingaruka zikomeye nimba munaniwe kugenzura no kureba no gushishoza. Ibyo mpora mbibabwira, ni munsi ndabikubwira, kandi rwose abaturage mukwiriye guhaguruka, mukwiriye kuvuga, mukwiriye kubaza, kuko ni muganye muri uwo muhomba. Ibicuruzwa byo guhira mu masoko ni ibyanyu biri gushya, amafaranga ari guhira mu masoko ni ayanyu ari gushya, ibihombo biri kubageraho ni imiryango yanyu biri kugeraho. Ndayishimiye ntacyo abaye, ameze neza, ararya akaryama. Mwarabyumvise ko rwose yigeze no kubivuga, nshaka ifi ndayirya, shaka imbuzi impene ndayirya, shaka inka ndayirya, icyo ashaka cyose arakirya, shaka inkwavu arazirya, kuko ntacyo abaye, afite byose. Ariko mwebwe nk'abaturage murimo kubigenderamo, murimo guhurika, murimo guhura n'ingorane zitandukanye. Imipaka yarayifunze, nimubona aho muhahira, nimuhahirana n'abaturanyi banyu, nimuhahirana n'abavandimwe banyu. Icyo ni ikibazo gikomeye kandi kiremereye, mukwiriye kureba no kwitegereza. Ngayo nguko abarundi ntimuzavuge ngo sinababuriye, ntimuzavuge ngo sinabagiriye inama, ntimuzavuge ngo sinabakoreye ibyo nkwiriye kuba mbakorera byose nk'inshuti cyangwa abavandimwe.